Inshuti bataramye dukunda gutaramana kuri Jeune mwene Sirake, reka mbagezeho icyegeranyo ku munsi wa Noheli n'amateka yawo hamwe n'amagambo y'abanyamateka kuri uyu munsi wa Noheli. Noheli ni umunsi umwe mu minsi mikuru ikomeye cyane mu myemerere ya Gikristo, wizihizwa buri mwaka ku itariki ya 25 Ukuboza. Uyu munsi wibutsa ivuka rya Yezu Kristo, umwami w'Imana wavukiye ku isi aje gucungura abantu no kubazanira urukundo, amahoro n'ubumwe. Nubwo uyu munsi ufite agaciro gakomeye muri iki gihe, amateka yawo agaragaza ko wagiye ugaragara buhoro mu mateka ya Kiliziya no mu mibereho y'abantu. Abanyamateka benshi bemeza ko nta tariki nyayo ivuga igihe Yezu yavukiyeho. Umunyamateka w'Ubwongereza Ian Wilson yavuze ko abakristo ba mbere batari bafite impamvu yo kwita cyane ku itariki y'ivuka rya Yezu, kuko icyari kibareba cyane ari ubutumwa bwe n'izuka rye. Bigaragaza ko Noheli itatangiye ku itariki, ahubwo yatangiriye ku gitekerezo cyo kwibuka ivuka ry'Umukiza. Bart D. Ehrman, umushakashatsi w'amateka ya Gikristo, asobanura ko itariki ya 25 Ukuboza ari itariki y'amateka nyayo y'ivuka rya Yezu, ahubwo n'umwanzuro wa Kiliziya wafashwe hashingiwe ku mico n'imigenzo yari ihari. Ibi byerekeye ko Noheli ifite ishingiro ry'amateka n'iry'umuco. Abanyamateka menshi bemeza ko itariki ya 25 Ukuboza yahiswemo kugira ngo isimbure cyangwa ihuzwe n'iminsi mikuru y'Abanyeroma ba kera. Umuhanga mu mateka Stephen Hitchens yanditse ko Kiliziya yakoresheje itariki yizihizwaga nk'umunsi w'izuba ridatsindwa, Solis Invicti, kugira ngo yerekane Yezu nk'urumuri nyakuri rw'isi. Ibi byanashimangiwe na Paul Johnson, wavuze ko gushyira Noheli ku itariki 25 Ukuboza byari uburyo bwa Kiliziya bwo guhindura umuco wahozeho ikawushyiramo igisobanuro gishya. Aha niho tubona ko Noheli atari ukurandura umuco wa kera, ahubwo ari ukuwugira igikoresho cy'ukwemera gishya. Mu byanditswe bya Bibiliya, ivuka rya Yezu ryabereye mu bworoherane bukomeye. Umunyamateka w'Umuyahudi Flavius Josephus, nubwo atanditse ku ivuka rya Yezu mu buryo burambuye, yemeje ko Yezu yabayeho koko kandi yari umuntu wagize uruhare rukomeye mu mateka y'Abayahudi n'Abaroma. Ibi bifasha abanyamateka kwemeza ko inkuru ya Noheli ishingiye ku muntu wabayeho mu mateka nyayo. Jaroslav Pelikan, umunyamateka w'iyobokamana, yagize ati, ivuka rya Yezu niyo ryaduhinduriye amateka, kuko ryahinduye uko abantu bumva Imana, ntikiri kure yabo ahubwo yabanye nabo. Ibi bituma Noheli igira agaciro gakomeye mu mateka y'iyobokamana. Mu kinyejana cyo hagati, Noheli yagize uruhare rukomeye mu mibereho y'abantu. Umuhanga mu mateka Georges Dubu yagaragaje ko Noheli yari umunsi wihuza imibereho y'abantu, ukwemera n'imibereho rusange, aho abantu bahuriraga mu byishimo n'imigenzo. Ibi byatumye Noheli iba umunsi uhuza iyobokamana n'ubuzima bwa buri munsi. Mu Burayi, Noheli yagiye ihinduka umwanya wo kuririmba indirimbo, gutanga amatorero n'inzu no gusangira. Uyu muco niwo wagize ingaruka ku migenzo ya Noheli yo muri iki gihe. Mu bihe bya none, hari impungenge z'uko Noheli igenda ihinduka umunsi w'ubucuruzi kurusha ko ari ukwemera. Umunyamateka Eric Hobsbawm yavuze ko imigenzo myinshi ya Noheli yo muri iki gihe ari imigenzo yaremwe mu bihe bya vuba, igamije guhuza abantu no guteza imbere ubukungu. Ibi byerekana impinduka Noheli yagize bitewe n'ibihe. Ariko kandi Benedicto wa 16 yigeze kuvuga ko nubwo Noheli ishobora kwambarwa umwambaro w'ubucuruzi, ubutumwa bwayo nyamukuru ari urukundo n'amahoro ntibishobora kuzima. Mu Rwanda, abanyamateka b'umuco bagaragaza ko Noheli yakiriwe mu buryo bujyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda. Umushakashatsi ku muco nyarwanda Alex Kagame yigeze kugaragaza ko Abanyarwanda basanzwe bafite umuco wo gusangira no gufashanya, aribyo byatumye Noheli yakirwa byoroshye, kuko yahuraga
n'izo ndangagaciro. Ibi bituma Noheli mu Rwanda itaba gusa umunsi wa gikristu, ahubwo ikaba n'umunsi wo kongera kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Mu gusoza, Noheli si umunsi wavutse mu buryo butunguranye, ahubwo n'umusaruro w'urugendo rurerure rw'amateka, umuco n'ukwemera. Amagambo y'amateka atwereka ko Noheli yagiye igira impinduka bitewe n'ibihe, ariko igisobanuro cyayo nyamukuru ni ukwibuka ivuka rya Yezu umukiza wacu n'ingaruka ryagize ku mateka y'abantu, kikaguma gihamye. Noheli twibutsa ko amateka atari amagambo gusa, ahubwo ari amasomo atugira abantu barangwa n'urukundo, amahoro n'ubumwe. Inshuti bataramye dusanzwe twitaramira kuri uru rubuga rwanyu rwa Eugene Mwenesirake, ndabifuriza Noheli nziza yuzuye amahoro n'ibyishimo, yuzuye gusangira n'abadafite, kugira ngo ibyishimo byaturutse i Betelehemu bizenguruke tubikwize ku isi yose. Muzagire kandi umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki. Umwaka wanyu uzarangwe n'ineza n'impuhwe by'Imana, izarangwe no gutunga no gutunganirwa, kugira ngo muzagire ibyo mutanga n'ibyo musigaza, muzagire impagarike n'ubugingo. Umugani w'umunyarwanda, uyu mwaka mwiza tugiye gutangira wa 2026 muzawurye ntuzabarye. Bifurije amahoro y'Imana abane namwe mwese n'imiryango yanyu ndetse n'isi yose. Abarwayi Imana iborohereza umusonga, ibahe gukira. Abafite ubukene Imana ibahe kugira icyo baronka. Abafite ibibazo Imana ibahe ihumure rituruka ku mwana wayo Yezu Kristo watuvukiye. Abafite ibibazo binyuranye bitandukanye Imana ibabere ikiramiro, maze ibagarurire akanyaboneza k'ubuzima. Ndabakunda kandi ndabifuriza nanone mbisubiyemo kugira Noheli nziza, kandi muzagira umwaka mushya muhire wuzuye ishya n'ihirwe w'amata n'ubuki. Muba wishimiye iki kiganiro, kora share, ukande subscribe, ukore like ndetse utange comment, ubundi dukomeze tugire ibihe byiza. Yari umutaramyi wanyu Eugene Mwenesirake.